niba ucirira imbwa ukayivana mu bibwana 20 cyangwa 8 nyina yabwaguye wayigeza mu rugo ukayita izina kugira ngo ive mu gikundi cy'izindi mbwa ibe special. Ejo bundi twagiye gutera ibiti Bugesera mbwira abajene ngo niba ushaka ku giti cyawe mugira na relation cyita izina ujuza no kugisura. Ni gute afasha umukobwa w'abandi mu bakobwa miliyoni zingahe ziri mu Rwanda ukamugeza mu rugo ugashaka kumusanzwisha n'abandi bakobwa yagira anniversaire ukumva anniversaire ye yabaye kwa kabiri ni nko kwa gatatu ni nko kwa kane ukumva anniversaire ye ni kimwe n'umunsi wa sport yakinnye cyangwa se si ngombwa ko uyiserebura nk'abastari cyangwa se kana kamuturanye turashwana ariko tugashwana gisirimu nyine n'ubuntu bw'Imana niyo mpamvu duhora twiga duhora tubigisha tutagishwana gisirimu araza kugipindinga icyo kiganiro ndabimusana nibutse ko hari gisirimu kikavamo atanaga buri gihe bigisirimu urumva murashwana rwose nk'aba tipe b'umukara n'ubururu mujye mwiyakira bibaho. Ikaze ku Ijuru Rito Family Show mu biganiro by'umuryango, ibiganiro by'uburere bw'abana, ibiganiro aho tuganira utuntu n'utundi, aho tuganira ibiganiro bijyanye no guteka, byose ari ibintu dukora kugira ngo imiryango yacu, imiryango yanyu, mwebwe mudukurikira irusheho kuba myiza. Twebwe iwacu iyo miryango tuyita Ijuru Rito. Akaba niyo mpamvu ya channel yacu Ijuru Rito Family Show. Uyu munsi kubashyashya kuri channel yacu ngewe ni Dudu. Nanjye nitwa Kamarade Virgile. Yego. Twaje kugira ngo tuganire ikiganiro cy'umuryango. Hari hashize igihe tutaganira ikiganiro cy'umuryango ariko murabizi iteka ryose tuba dukumbuye kugira ngo tuganire utuntu tw'umuryango, ibintu bishobora kubaka umuryango, ibintu byadufasha kandi natwe iyo turi kubahugura natwe twihuguriramo. Of course ndatangira nsuhuza abantu b'inshuti zacu abadukurikira bari hirya no hino ku isi yose. Turabizi turababona ababa muri Sweden, ababa muri Canada, ababa muri Amerika, ababa i Burundi, ababa muri China, ababa muri Uganda, muri Kenya. Mu Rwanda bavuze mu Rwanda nibo ndi buherukirizeho kuko of course nago nareka kubavuga kuko turabizi ko mudukurikira muri benshi kandi no kuri ama message yanyu turayabona, yaba arabatwandikira kuri WhatsApp, yaba abaduhamagara bari hanze muri Sweden, abaduhamagara bari hanze bakatubwira uko ibiganiro byacu babibonye. N'ibya kera hano ujye kubona ukuntu umuntu araguhamagara ati mwarakoze ikiganiro nk'iki ngiki, abigatsibo, abo muri Nyagatare, abo hari mu minsi yashize abantu bigatsibo, hari umuntu w'igatsibo twavuganye turere 30 turatuvamo wavuze mu Rwanda ambwira ko yakunda ikiganiro cyacu, ab'Icyangugu, Rusizi, mva mwese aho muri mwese umuntu dukunda turamuramukije turamuhobeye. Turashaka rero kuganira ikiganiro cy'umuryango ntago gisanzwe kuko wabanje ugasuhuza abantu b'inyaruguru aho turi Kibeho, bifite naho bihuriye no kuba tugiye kubaganirira izina. Turi Kibeho, twagiye gutembera mu rugendo rwa famille, muri retraite ya famille ariko twe tubyita, twagiye kuganira umwiherero bara. Yego. Mwarakoze komeza kudukunda, mwarakomeza kuduhamagara. Hari abaduhamagara bakavuga ati kuki mudaheruka gukora ibiganiro, hari abo duhura, hari abatwandikira kuri WhatsApp tunisegura kubahamagara ikaba compose. Kwako bari ku WhatsApp irakora buri gihe bivuga kudushaka bakatubura kwako twatinze kugaruka kubera yuko wenda badushatse kuri ya nimero umuntu atari hafi kubera inshingano nyinshi ariko turabakunda tubafite ku mutima nubwo twabareka ko bino bintu tubikunda. So dushaka kuganira rero ku kiganiro, reka nkore introduction murakitira uko mushaka. Mu minsi yashize mwaka ushize Vigile agize anniversaire ndabyuka mubwira
happy birthday, mubwira ukuntu ari mwiza, mubwira ukuntu ari umupapa mwiza, ari umusore mwiza, ari umugabo mwiza. Ni umusore. Sawa shago. You are my lover boy. Boy imbese. My lover boy. Akaboy hano. Komeza. Ndangije ndamubwira ukuntu mwifuriza ibintu byiza kandi mushimira uwo ari we kuba ageze iyo myaka. Hanyuma bamaze gukora iki? Hanyuma umva umunsi urashira ntamwifurije joyeux anniversaire kuri Facebook, iminsi 2 irashira, sinzi umuntu umwe w'inshuti yanjye uri close ambwiye ati nategereje ko wifuriza Vigile umutoma kuri Facebook, twategereje umutoma wawe kuri Facebook ngo tubone kwifuriza Vigile turabubura kubera ko uretse gato aho buretse kuharenga yategereje ko ngo ni mwifuriza kuri Facebook umutoma wanjye arabubura nuko nyine kugira ngo nyifurize kandi yarabizi ko anniversaire yanjye yabaye kandi ashobora kujya kuri Facebook akanyifuriza kuki se yategeze umutoma wawe nyine urumva bamenyereye ko kuri anniversaire zawe mwandikira message nziza y'urukundo kimwe n'izanjye kubera nyine abantu batuzi kuri Facebook nyine bazi ko twandikirana message nziza z'urukundo. Rero icyo gihe mva ntumbaze ukuntu byagenze sinifuriza Vigile kuri Facebook joyeux anniversaire malgré que nabimubwiye mu gitondo nkibyuka nkamubwira ibintu byose bimvuye ku mutima kandi mwifuriza ibintu byiza kandi byiza pe harimo no kumbeshya ko ndi umusore ko ndaka boy bro komeza ntakwicira introduction ndangije umva igihe kirashira mbona igihe kirashize ntifurije umugabo wanjye kuri anniversaire kuri Facebook kandi nyine yarabimenyereye kandi urabisanzwe okay sinzi niba nabisanzwishije ariko anniversaire yanjye igeze icyo gihe we yaranyifurije nyine nari nzi ko navuga kuri anniversaire yanjye iri hafi kugera navuga se Vigile ubu sintangiye umuco mubi wo kutifuriza umuntu kuri anniversaire kuri Facebook. Noneho rero nanjye igeze we yaranyifurije of course ndishima. Noneho nyuma uyu mwaka of course anniversaire yarageze ndamwifuriza dushyiraho n'amavideo nyine dushyiraho n'amafoto bisanzwe ko nabwo namwifurije nyuma ho gatoya ariko noneho ngewe ntiyanyifuriza mu kwa 10 njye anniversaire mu kwa 10 ni kimwe muri kubyumva iki kiganiro dukoze none twumvije tugikora kera icyo gihe nyine maze kubona ntaramwifurije antuka ntabwo nabikoze mbishaka pe ariko nyuma numvishe bimpa inspiration y'ikiganiro uriya abantu b'abahanzi arega nanjye ndi umuhanzi why not n'ubuhanzi we ndabiganiro tubahana abanyabukorikori Imana ikaduha inspiration tukaza tukabasangiza numva ngize umuhamagaro wo kugira ngo tubikoremo ikiganiro ariko namubwira ngo tugikore tukabura umwanya rimwe na rimwe nyine tubura umwanya completely ubu rero nibwo tubonye ariko tubonye nawe yarampaye iyindi content kuko nanjye mu kwa 10 ntabwo yanyifurije so reka nkubaze sheri tube honest sibyo ntitubeshya abantu igihe ntakwifurizaga mu kwa 6 wenda sinzi niba ubyibuka how did you feel wiyumvisha ubaye gute ukabona nta message ya dudubonye kuri Facebook umenyereye ko iyo habaye anniversaire mwifuriza nkakwandikira umutoma nyine nkavuga imba mutima zanjye akenshi nabyo nshaka ko tuza kuganiraho nababwiye ngo reka mbabwire introduction turaza kure ikiganiro uko kigenda muramenya icyo dushaka kuganira uyu munsi wumvisha ubaye gute nanjye ndaza kubwira uko nabaye sinzi niba ndabanda simbizi kwa kwashize n'igihe kinini zimwe ubona no mwaka n'amezi umwaka n'amezi bijanye anniversaire mu kwa 6 kwa 6 turapromiye kugira ngo umuntu abyandika ahantu uzansengera akantu fati jewe ko akora bimbwiye mu gitondo uranyifuriza umbwira ibintu byiza epfina nimugoroba niba nibuka neza mu rugo n'abantu b'ishuti ba hafi ngira ngo famille ngira ngo nk'ebyiri zari hafi abibwirije badategereje kubimbwira kuri Facebook baraje mu rugo tukataga keke n'abana bari mu rugo bien sûr abari muri internet ngo bazajya bisura bazajya bazi barahari to birangiye wanyifurije twasengeye hamwe cye numvaga rwose bibaye ntabwo nigeze numva bo nyine nyuma ubimbwe nibwo nabyibajije ndavuga ze kubera icyo atabikoze ubundi ariko sinabigira ibintu birebire ndabisanzwisha ubuzima burakomeza cye mu kwa 10 hageze icyo gihe ndabyuka mu gitondo numva bindimo binahurana no ku ikirere cyanjye cy'uwo munsi
gishushanyije mu buryo ndi bubikore. Wenda abantu bari bwibaze ngo kuki ikirere cyanyu mu myaka 14 yari itambutse buri gihe cyabaga kiri bien placé ku buryo mubikora. Hari nyine nta umenye uko ikirere kigira gihinduka, ariko icyo gihe byari biri mu kwa gatandatu hageze urampostinga, kuko uwo munsi igihe cyawe cyo gupostinga kwanza ntabwo wampostinga, urabanza ukanyifuriza mu gitondo, warangiza kugira ngo naba abantu bakureberaho. Tujye tubyemera abantu batureberaho, ba bantu bakureberaho bati ubwo tuyifuje ko Virgile agira anniversaire nziza, reka nabwe tumwifurije. Urabikora baragukurikira. Biza guhurana nuko mu kwa 10 uwo mwaka ariko uyu nguyu ikirere cyanjye kitari gishushanyije neza. Nsubiye inyuma nshobora no guhita mbyibuka. Icyo gihe ngira ngo nari mfite akazi kenshi ndimo gufungana programme n'ibiki, kandi ikirere cyacu ntabwo ikirere cy'umuntu gihora kirambuye. Ari wari mu Rwanda Seti z'ukwa 10. wari uhari ndabyibuka ko mwakoreye n'agaferi. Nari mari ariko noneho urakoze cyane. Mfata umwanya wo gukora ka geste, dukorana none akantu kari ka famille k'abantu bake. Benita nawe umenya yarahamagaye cyangwa turamuhamagara arakwifuriza. Bobo nawe yari yaragiye ku ishuri, ngira ngo we yabitubwiye mbere yaho gato muri visite. Kameme numva yuko ibyo bibaye cyane ko niba wibyibuka kubera akazi kenshi hari ibintu bimwe bitabaye. Niyambaje inshuti n'abavandimwe, none wowe uzi ibintu by'amakeke, undebera agakeke kameze neza, nawe uyaranje unkorera ibi ngibi. Uribuka ko wanatashye usamenye nawe warasanze nkiri mu kazi. Uhageze mfunga imashini turanza turangiza ibyo. Cye wumva uko byari bimeze, byari bibaye Facebook itabijemo. Ese ubwo turi gusanzwisha ibintu bitari byo. Giye kutambajije ko numvishe baye. Niyo mpamvu nkubajije ngo ese wowe ntabwo ndi gukoza uko wiyumvishe wanze kumpostinga. Wowe nanze kugupostinga cyangwa ntagupostinze, wiyumvisha ute? Ngize ukuri. Ngize ukuri, we have to be open here. Okay. Ntitaye ko gafete kabaye, ntitaye ko mwanguriye indabyo mukampa amakado mu rugo. Ako kantu gacaho umurongo sheri. Mu myaka tumaranye ni kangahe nakuguriye indabyo kuri anniversaire? Haje barabwara ubwa mbere. Shaka kwari ubwa mbere ejo bundi. Prince hari igihe nigeze kugurira mama ururabyo kuri anniversaire. Byari. Igihe tumusanga ku kazi yari Saint Valentin. Ni anniversaire yonyine nakugurira ururabyo. Ahubwo nari kukure ukabanza ukatubwira uko wiyumvise. Banza uvuga uko wiyumvise ibindi turabigiranye. Sheri, to be honest, wowe uribuka ko ugeze ukora ikiganiro kera ubwira abantu ngo niba wapostingaga mugenzi wawe ngo kowe ntabwo ugomba kubireka. Maybe warutangiye n'ubisha. Urabizi buriya abadamu ratamureka tuvuge, nababwiye ko tudashaka ko tuvugisha ukuri. Murabizi yo dukora ikiganiro tuba tugamije kugira ngo twubakane, ntabwo tuba tugamije kubabwira ibintu biri réel cyangwa se bitabaho. Ni ibintu ubu hari abantu bazi ngo ngiye na Vigile turabatagatifu, ntabwo tujya dutongana, turatongana ariko tukabikora gisirimu nkuko twabibabwiye tugeze kwibakora ikiganiro. Wenda Vigile aze gupinga icyo kiganiro twakoze ngo Vigile na Dodo bashwanye gisirimu. Twe turashwana ariko tugashwana gisirimu. Nyine n'ubuntu bw'Imana, niyo mpamvu duhora twiga, duhora tubigisha. Tuzongera tubapitetinga. Ni tutagishwana gisirimu. Araza kugipininga icyo kiganiro ndabimusaba. Nibutse ko hari ahantu byabigera gisirimu kikavamo. Hata nagari buri gihe bigisirimu. Urumva? Murashwana rwose nk'aba tipe b'umukara n'ubururu mujye mwiyakira. Bibaho. Gisirimu no kuvuga ngo murashwana nyine kandi kanya mugahana biso. Nyine nyuma mukongera mukaba abantu umugore n'umugabo bubahana mukashwana. Mwubahana nta gutuku ndingo mukuze. So buryajya. Ubwo ni bamuryajyana. Oya sheri. Kubwira nyine kubwira umuntu kubyumva. Buriya reka mbabwire mw'abantu. Buriya urugo rwubakwa no kuvuga. Birasa ko biterwa n'abantu nanone darekana kujya muri iyo angle nzayigarukamo. Buri rugo ruri unique, nta rugo rusa n'urundi. Ariko tuba tugerageza ku utuntu twubaka. Tubwira uko wiyumvisha. Ndashaka kubaho urugero nyine rurireye n'ibyo nababwiye. Wiyumvisha ute? Twe ntabwo tujya tubabeshya. Narababaye. Numvisha akantu, ntabwo nababaye ariko numvisha akantu. Jambo ni irya mbere komeza. Numvishije akantu.
ntabwo nigeze mbikubwira ko ariko numvishije akantu of course ntabwo ibintu byose utishimiye biba ari ngombwa ko umuntu mubivuga kuko hari igihe wa mugani ushobora kurakara nta na point none se wa mugani umugabo mu gitondo yakubwiye joyeux anniversaire hari banza banabimbwira na saa sita z'ijoro mu gitondo ukongera ukabimbwira mukaza mukankurira agafete mu rugo bakampa makado wa mugana akangurira urabyo ariko nampostinge kuri Facebook kandi naramenyereye ko amposting navuze se aranyishyuye ko nanjye umwaka ushize ntamupostinze ariko ko uriya mwaka nari namupostinze uyu mwaka nako byarafashije yabinkora nk'umwaka ushize nari guta mvuga ntiyanyishyuye uretse shere karange nshyiramo kandi ka shere watsanga okay uya kugira ngo ubikomereze hamwe nari nagupostinze kuri WhatsApp kuri status kuri status nabanza status ya mbere nshyiraho amagambo yanjye y'umusizi y'umuhanzi ubu wambwiye ngo iki sinzi ukuntu wambwiye ngo guse ngo niba wambwiye ngo aya magambo ushyizeho ngo ngo urabona bitameze nk'ari ibintu bisanzwe nakubwiye ngo Karine yambwiye ngise ngo wanyimisigaye mwite ngaho kantu ka brongo kavuye he akantu ka bro igiye gusazira hano abantu ni Karine wabizanye ngiye ntago bihuye aho bihuriye ndi kukubwira ukuntu ngiye niyumvishe mbonye naga post kawe kuri Facebook ubutombo narabonye kuri WhatsApp rwose nta n'ikibazo umvajemo akajiki nyine numva makano urumva rero nicyo nshatse kuvuga ni igiki n'abagabo batureba n'abadamu batureba abagore n'abagabo turatandukanye emotion zacu ziratandukanye ni ofete niyo point uko Vigile we yarebye kwa ko abagabo bari rationnel ahita avuga se ni umudamu atampostinze ahita abyumva ni ibintu bisanzwe ariko njyewe umugore nyine emotion zacu iki ko kuntu duteye kuri Imana yaturemye numva hari akantu ntabonye narimenyereye noneho kandi sheri wibuka ikindi kintu ubize gukora ikiganiro avuga ngo niba mwageraga mwifurizanya joyeux anniversaire kuri Facebook cyangwa se naho hose kuki mwabireka twavuze ko turi kuvugisha ukuri uko kuntu niko niyumvishije of course ntago ari ibintu byagumyeho ngo numve wenda mbigira intambara cyangwa tunabitonganire ariko numvishije hari akantu utampaye wajya guma kubera ko ndi umudamu kugira ngo n'abagabo babikurikira bumve igihe umudamu we yazanye emotion akakubwira ibintu wowe utari nakubyumva please ntukajye umushitinga ngo mubwiye ko kuvuga ubusa kuko nyine turi abadamu ubuse Vigile ntabwiye ko nta kintu bigeze bimutwara kandi nyine twavuze ko turi honest bya byose ndabizi ko atarimo kubeshya ariko ngiye kuko ndi umudamu kubera ko turi abantu bakoze muri emotion hari akantu kaje sibyo numva nyine hari ikintu nabuze kwa kunamenyereye iyo message kuri Facebook y'umugabo wanjye yo kunyifuriza joyeux anniversaire numva nyine nayibuze kubera nyine za emotion turemwemo sibyo sheri biri kumvikana cyangwa nawe kuko wewe uzi wumva psychology ndabizi ko hari ikintu wabwiramo abantu bakabyumva nyine ngiye kubanza nivuguruze nk'umuntu w'umugabo uri mu muntu utiga umuntu udakora nabyo nta ntuzi ikintu navanye nyine bakwanze ibyo navuze muri 2022 ikiganiro ngikora n'uyu munsi subiye muri 2022 nibyo navuga usubiyeyo nibyo navuga kubera yuko Vigile w'icyo gihe hari realite yaratarahura nazo hari realite yarahura nazo zivuga ngo akazi gashaka kugusumbiriza bikaba ngombwa yuko amugana ubyiba bana no garuka ubyibagirwa komuteri uprioritize ibintu nka prioritize ururabyo hashize imyaka 10 n'ingahe nararuguha kuko maze kwiranda konte ko ukunda ururabyo ariko kubera ko urwo rurabyo kujya guhamagara petite sœur kujya guhamagara umuntu ugira indabyo nkamubaza ariko buriya iyo umuntu yagraduatinze niyo yagize anniversaire ururabyo ni rumwe bamuha ati hari amaroze y'ibintu bisanzwe hari amaroze yo mu bukwe hari graduation ariko hari na anniversaire yinese ko ari imyaka iyi ni nka priorities ibyo ngibyo ibindi kabyihorera kubera ko Vigile w'imyaka wo muri iyo myaka n'uyu munsi baratandukanye ushobora no kuzanga nyuma y'indi myaka 2 ahubwo noneho nzajya no kuri radio kubera yuko icyo gihe ibyo nzaba narize n'ubu tuvuye hano Kibeho Kamemu ntabwo uko naje Kibeho ariko nsubiye i Kigali ntabwo uko mu kwa kabiri nyuma yuko ngize ibiganiro binigira n'abantu ariko bizaba bimeze nyuma y'iki kiganiro nsubwo bimbwiye ariko banyarabimbwiyeho so nkavuga ngo rero icyo gihe nasubirayo nkabikora nkavuga biriya ariko uyu munsi navuga ngo
niba Dudu cyane cyane reka mpere kuri wowe niba Dudu ibyo bintu biha agaciro abati kamwe niba bijire anyifurije mu gitondo yari no kunshyira ku rubuga noneho n'inshuti zaba zarabyibagiwe zikaboneraho nkabona kamwe ntago ari c'est pas pour rien iyo umuntu iyo shyize nuze hari udufoto mfite wenda ndaza nzadukoropinga dushyire ku kiganiro ngereka abantu uburyo rimwe na rimwe na social media zishobora kudushuka ukibwira ko ukunzwe cyane kubera yuko mu gitondo Facebook yashyizeho notification ngo Virgile afite anniversaire njye narabikoze papaseri hari imyaka 3 ikurikiranye mwaka wa mbere nabishyizeho ndagaragaza anniversaire abantu banyifuriza ari nk'ijana47 niba mbyibuka neza imibare baraza kuyirebera nzagashyiraho umwaka ukurikiyeho nabwo umenya narayirekeyeho ako ngeze aho ndicara bya bindi ngira ngo abantu batekereza cyane turanavunika ndabwo ariko abantu banyifuriza ni ukubera yuko bari barimo cyangwa ni ukubera yuko Facebook baye babwiye bakumva barobrije mbivanaho abanyifurije menya batarenga 6 wenda nawe urimo icyo ni kimwe Facebook ishobora kutubeshya ka message ka mama abantu barakwifurije umva rero cya kabiri nashaka kuvuga nubwo itubeshya ariko hari mwikiza cyayo iyo ibivuze cyangwa nubwo nari mvuze ngo ishobora kutubeshya rimwe na rimwe hari naho itubera nziza kubera iki dufite inshuti nyinshi ngewe kuri Facebook mfite 5,000 ntabwo hose ndi bubite inshuti ahubwo hari 5,000 bashobora kubona ibintu na postings iyo nyifashe nkayishyiraho muri babandi 5,000 dushobora kuba duhuje nk'ibi nk'abantu 450 hari abo mwiganye baba batibuka ko wagize anniversaire bafite n'umutima rwose mwiza wo kuba bakwifuriza iyo bishyizeho iyo mbishyizeho hari uhitaza yewe tisi tugize anniversaire wa mama ukunda umuryango n'ibiki akakwifuriza yego aho ngaho aranyohereza n'igikado akakohereza n'igikado wenda atari bubyibuke ariko nimugoroba yajya no gusenga natwe tujya tubikora cyose umwanya ugasengera umuntu mutanavuganye agahita bati mana agasenga ibye yangiza akaba ariko na Dudu yagize anniversaire uyu munsi tugusha imyaka maze n'indiri imbere nayo uzakomeza umurinde ntabwo twabisanzwisha iryo sengesho riba rifite ikintu rimaze mu buzima n'imigisha imwe tujya tubona njya nkunda kuvuga ko iyo ndebye uko nteye ibyo nkora n'uburyo bamugani rimwe na rimwe umuntu aba ari manfutiste hari igihe usanga ugendera mu migisha y'ababyeyi y'inshuti n'abavandimwe nanashimira abantu bajya bafata umwanya bagasengera abandi si ngombwa kubibabwira si ngombwa kubibavuga n'ubu tuvuye ahangaha ikibeho tuhamaze iminsi 2 hari abo twafashe umwanya wo gusengera harabona sengeye cyangwa wemere harabo kwica amande ko wambojije umugisha kugira ngo abantu bansengere kutampostinze mumfashe dusabe imbabazi kugira ngo ndebe yuko ibintu byakomeza biryoshye nk'uko byari biryoshye uretse ko iwacu twebwe biraryoshye byararangiye ariko kamwe tunabivugaho by the way ntabwo tubivugaho mu rugo ngo mubwire ngo se kuki utampostinze ngo iki n'ibiki ariko nyine icyo ahangaha icyo nashatse kumvikanisha abagabo rwose nongere mbisubiremo nanabivuze abagabo igihe ubona umugore wawe yagize emotion akakubwira ibintu akumva bikubwira ko utabyumva please ntuzumve ko ari kuvuga ubusa abadamu duteye bitandukanye n'abagabo mwabyumvisha ibyo Virgile yababwiye ukuntu yiyumvishe nanjye mbabwiye ko niyumvishije so Jerry thank you so much ubivuze neza nkunze ukuntu bisobanuye nkunze ingero utanze nkunze ukuntu uvuze ibya Facebook ubwo turi kuvuga Facebook hari na Instagram hari na yagize n'imbuga abantu bavuganiraho za Snapchat ni nyinshi zimaze kuba nyinshi cyane ubwo rero ubwo duse twinjira no muri topic y'uyu munsi ibaze iminota yose tumaze turinjira muri topic birasekeje nyine ukuntu tugiye twinjira no muri ntuza y'ikiganiro Virgile ntago urabanje urantanga kugira ngo tubone uko twinjira mu kiganiro turitanze twese kugira ngo dufashe abantu tureba nabo baze kutubwira uko babyumva ese iyo umusheri wawe agupostinze wumva umeze gute yaba ari kuri WhatsApp yaba ari kuri Facebook wumva umeze gute ese hari igihe wenda ajya gupostinga ikindi gihe wenda wagira anniversaire nawe ntagupostinge igihe atagupostinze wumvisha umeze gute abagabo abagore mutubwire igihe atagupostinze of course mudatanye ikibazo kuko muramutse mufitanye ikibazo wahita wumva nyine impamvu ufitanye ikibazo nani impamvu yuko gupostinga wumva impamvu ariko noneho igihe byabaye wumvisha umeze gute wiyumvisha ute so ahangaha rero ikiganiro cyo dushaka kananye mbanze mbaze ariko jure nanjye jundeka
ndashaka no kubabaza ngo wowe iyo ufashe telefone ukajya ukapostinga umusheri wawe waba yaba yagize anniversaire yaba yatagize anniversaire ari umunsi usanzwe umutaka cyangwa umushimira cyangwa umusingi behind the hano ubu ufite iyihe ntego cyangwa wumva umeze gute kandi tube honete kugira ngo kandi n'ibyo umuntu ashaka gupostinga reka mubanze mutubwire muri comment nanjye kubaza ngo wowe ufite iyihe ntego ariko reka ntabwo nshaka waba ubakope wowe tubwire wowe ubikora wowe utabikora nabwo nawe tubwire impamvu utabikora yego so ubwo tukiri kuri icyo rero turashaka kuvuga kuri social media uburyo zishobora gutuma muzi ko twagiye tubibabwira kenshi buri rugo nta rugo rusa n'urundi ubwo ngewe intego yanjye y'ikiganiro ni iyihe ni ukugira ngo twicare twumve ko social media izo Facebook izo WhatsApp n'ibiki byose bitagombye kuba ikintu cyo kureberaho umuryango wawe urebereho urugo rwawe uruha amanota cyangwa se wikorogoshora ngo bikubabaze bidutera agahinda cyangwa se ngo bikunezeze wumve ko social media ariho ugomba cyangwa ngo ushyire umugore kugatuna mwene ngo nagupostinga yego cyangwa umugabo ngo nagupostinga cyangwa utunare ku mugabo ngo nagushyire kuri Instagram icyo nshatse kubabwira ahangaha cya mbere abantu bapostinga ibintu kuri Facebook tujye no kuri Vigile yagiye kompostinga kuri Facebook uretse wenda kubavuga ati ngiye kwifuriza umugore joyeux anniversaire ariko wenda ashobora kureba agafoto keza icya kabiri niba hari urwo rurabyahaye umugore nirwa azapostinga n'urugero mbahaye ntago ashobora gupostinga umugore ari kumukubita ntago yapostinga ari gutongana n'umugore mukanye ndababwiye ni wacu umugo tujya dushwana tukarakarana rwose tukavuga tukavuga ibitagenze neza ariko ntago tuzipostinga turi kuvuga ibitagenze neza ariko tuzipostinga wenda twagiye Dubai twagiye Bujumbura muri vacances twaje Kibeho turi wipostinga ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo abantu bashobora kwipostinga bishwa baraye ubusa ntabwo bashobora kwipostinga barwanye umugore afite uruguma nka zimwe zari hano ntabwo yamupostinga noneho ikindi kintu dushaka kongera kugarukaho hariho n'abashyiraho ibyo bintu kunuza kubera ko wenda barimo kugira ngo bamakinga amafaranga bakagerageza kugira ngo bakurure Le Monde bakurure abantu babakurikira kubera iki kubera ko bagira ngo hagira amafaranga bo bakorera nyine kuri izo mbuga nkoranyambaga abo nabo ntago dushobora kubibavebera ariko ikibazo harimo abantu bigenda bigasenya ukavuga uti umugabo wanjye ntajya mpostinga kandi wenda umugabo wawe ntago mwigeze mubana mukuva mwateretana muba muri ibyo bintu cyangwa wenda nkuko Vigile yavuze wenda ni umugabo habaho abantu de carrière cyangwa se abagore de carrière cyangwa abagabo de carrière ibyo bintu batanabiha agaciro hariho n'ukuntu umuntu yarakuze ibyo bintu yumva nta gaciro ariko wenda afite ibindi bintu agukorera ahubwo bikagusaba kugira ngo mwongere mwisubire inyuma naho ubwawe utangiye gutekereza ibintu biri negative kubera ko wenda wabonye iby'abandi bikagusaba kugira ngo usubire inyuma wongere urebe se nta bindi bintu byiza biri mu muryango wanjye uretse kuba batampostinga nta bindi bintu byiza biri mu muryango wanjye ntutwarwe n'amarangamutima y'ibyo ubona yuko wenda Joseline umugabo wamupostinga cyangwa se yuko Vigile umugore wamupostinga cyangwa se wenda yuko wenda bari abakana kabasoka Dubai cyangwa bagenda n'indabyo noneho ngo wowe wibagirwe twa tuntu twiza ufite mu muryango wawe ngiye guhita ngenda straight noneho mbaye n'urugero rw'ejo bundi rwanamfashije cyane gukomeza numva mfite inspiration kuri iki kiganiro muretse kureba ikiganiro cy'abajene abana b'impanga beza cyane ubwo ni impinga nzima ubwo nta nubwo ari izo mpanga zakora ikiganiro ni umwe mu mpanga yese nyamenya no kubatandukanya byeshe n'uwitwa mpinga nzima n'umugabo we Rusagara ni abana bafite couple iryoshye iyo urebye ibiganiro byabo bararyoshye cyane ariko nababajwe n'iki rero ubwo umwe yari yakoreye undi anniversaire umugabo yari yakoreye umugore surprise nziza cyane si n'ubwa mbere n'ubwa kabiri muri romance uriya mugabo yavukanye cyangwa wenda n'ukuntu urugo rwabo barusetinze n'iki akorera umudamu we anniversaire nziza cyane impamvu uvuze ngo nababajwe n'iki nababajwe na commentaire nabonyeho kuri iyo nuco baragatamaza muraka mvuga ka bavuze uti muri romance yakuranye cyangwa romance yize kubera yuko azi ko umugore we bimushimisha twese ibyo dukorega ntabwo twabivukanye hari ahantu ugera mu buzima ukavuga ngo uyu muntu ngira ngo ndajya nkomeza kuvuga Kibeho mvuye hano numva nkunze Bikira Mariya cyane ubuntu yemeye mu bagore bari bahari Vigile n'ubwa mbere yazi Kibeho n'ubwa mbere amazi abana bacu barahaje kubera gahunda zo ku ishuri
bizere ko yafashijwe. umva nka Bikira Mariya we ukuntu yemeye kubyara Yezu abizi cyangwa se atabizi yuko nyuma umwana we azapfa bamubambye hagati y'ibisambo, ariko akabyemera kugira ngo abashe kutubona ko Yezu amunyuramo kugira ngo aze kuducungura. Igihe wakabaye ugera ahantu ukavuga ariko uyu mukobwa wemeye kumbera umugore akemera no kumbyarira aba bana, basi ni iki nakora kugira ngo yishime kurushaho? Biratugora nyine kubera ko umuntu hari igihe aba yaravutse cyangwa uyu muhungu, hari igihe umuntu aba yaravutse agakwamira ibumoso ugakura mu muryango utazi ibya anniversaire, papa wanyu wiswe banamubwira ko hirya mu baturanyi bagize anniversaire, kumva arimo nko kwivovota ku meza batari kwabaye abakire nabo bapfusha ubusa ntibaye amafaranga. Ariko noneho uyu munsi ntabwo ukiri so, nta nubwo uzitwaza amakosa ajya so cyangwa ibyo so atamenye, ufite umukobwa w'abandi wemeye kuko akubera umugore, yemera kugutwitira abana, yaje ari maneke. Ubu ngubu ishusho y'Imana muri we yaragutse kubera wowe, wagombye kugira effort. So na Rusagara kimwe n'abandi bagabo ndi kubihamagarira, ashobora kuba yarabyize wenda kuza, bivuga ngo birashoboka. Navuga ngo rero Rusagara yarabyize, mpinga nzima nawe hari ukuntu usiga umwana akinogereza. Nyine niba abimukoreye ubwa mbere cyangwa nta nubwo ari ubwa mbere abikoze, nyine ukabikorera umuntu ukabona nawe arabyishimiye, n'ejo akongera. Hakuntu usiga umuntu ugahita ubona uramunogereje. Rusagara akongera, turavanamo irihe somo? Sheri yanamuguriye imodoka, we banza utarageze aho yamuguriye imodoka. Sheri harimo n'abagura indege bro. Nanjye nutaguriye imodoka nagurungura bari urugo. Aho niho tugeze rero. Ariko icyo rushaka kuvuga nunga mvugira kuri nuko no muri commentaire abantu benshi nabonye baganya n'abagore no kuri YouTube yacu, kubera za emotion zacu. No kuri YouTube yacu uyu munsi iyo ndebye statistique haba hariho abagore nka 80 n'abagabo nka 20. Sheri njye wenda ahangaho ndi ugire cyo n'ikivuga, wenda abantu bazatubwira. Abagabo muri nature yanyu nyine nko twabivuze, abagore nibo bari emotionnel. Kuri izo commentaire abadamu nyine nibo bakomeza babona ibintu kubera za emotion zabo, akahita areba ibintu akabihuza n'ibyacu. Agabona umugabo aguriye undi modoka, akandi nabo benshi bashobora kugira tendance yo gusenyerwa na social media kurusha abagabo. Uriya abagabo bashobora gusenyerwa na social media kubera wenda ibyo yabonye, kubera wenda yabonye abandi bagore babatwaye Dubai, abe ntibamutware, kubera wenda yabonye wamugana abandi bajyana gusenga aho batajyana gusenga. Ariko abagabo ni bake babona ibyo bintu. Ikindi abagabo abundi abagabo babona umwanya wo kujya kureba zira YouTube ntago ari benshi cyane. Of course twe nako tugiye kugira ngo twige, hari utuntu tuba dufite tw'ubwenge, oya no kwiga no kwigisha. Nasuwe ntujye ufata umwanya ukareba ibiganiro bya Antoine Rutayisire, dufata umwanya tukareba ibiganiro by'ibitwubaka bifite akamaro. Impamvu njya kureba Antoine Rutayisire n'ibindi bintu byinshi bigushimisha, hari ibyo bari kubwira abagabo na bya Steve Harvey, ibintu bigushimisha rega. Nubwo tuba dufite urugo hari ibintu tuba tutagomba kureka, hari ibintu bidushimisha. Nubwo umuntu yaba afite inshingano zingana gute, iyo utagize utuntu tugudistreya ngo tugutandukanye tugarure hari wenda mu isi tugutandukanye n'akazi cyane ngo ugiye mu kazi cyane wiyibagirwe, niho nyine usanga umuntu ari kugira stroke, niho usanga ntugire umwanya wo kujya gusenga, ntugire umwanya wo kujya muri vacances na famille, ntugire umwanya wo kujya mu bintu by'umuryango. Nta kazi iyo ugasanga byose nta kazi, wabigize intambara. Hoteli toroshe muri ya ntuza rero muri ya usa commentaire. Icyo nari ngiye kubabwira nshuti zanjye, nkuko nari ndi kubibabwira commentaire nge nabonye kuri kiriya kiganiro, tutirengagije ukuntu ari cyiza, ukuntu kirimo uburyo kiraryoshye kukireba. No umuntu w'inshuti yanjye wari ikinyoherereje arambwira ngo nawe ndakwifuriza ko bije azagukorera ibi bintu. Chandayire banzire ko dushimire abantu babona ibintu byiza bakabyifuriza abandi, bakabyohereza abandi banabibifuriza. Ikirimo isomo ukacyohereza undi. N'iki kiganiro nikigufasha nawe tera intambwe usharinga. Hari umuntu asharinze nka link bitwara nk'amafaranga angahe? Nayo aya bishaka wenda nk'atatu ko amamega no ntibabayaguza. Akiyo link amamega mamwayaguza internet worldwide. Fata kuganiro ugasharinga umuvandimwe. Erega niyo utabona umwanya wo gutanga ibiganiro cyangwa kugira undi musango dusangije abantu utanze umusango. Tekereza umuvandimwe wakubwiye ngo arumva umugabo atakimukunda kuko atakimupostinga. Ukimwereza umugabo ikibazo, reka nkubwire ikibazo. Hari n'igihe atanasobanukirwa impamvu yatumva atagikunda umugabo, akaba atazi ko ari ukubera ko batamupostinga. Akumva atasobanukirwa impamvu atamukunda. Erega bese nyine turaza kubigeraho muri conclusion. Mpinga nzima ko ari umuzanye mu bya babaguhaye ikiganiro cyane ndakireba.
no umva mbona kiraryoshye nanyushyira muri mood turakireba ariko nsomye commentaire njye nagiye vije mbwira ndire ngiki kiganiro tubonye cyo guhaba cyane nemye uzifite nari mbonye commentaire agahinda karanyica nawe nushaka ikiganiro kigeho urebe izo commentaire kuri abana nabo Joe Twins wenda wasanga n'abakurikirana ikiganiro cyabo ni cyiza ibintu bakora ni byiza pe shobora nkarangiza kuri mu kumuzumbuza kwivugira reka mbanze shimire Rusagara wamushimiye ariko cyagiye ko ari umuhungu wakuze azi gutetesha abagore ahubwo ikibazo wewe atarusaga nzakora ikiganiro cyanjye nawe twenyine ngaho ikibazo ahubwo wageze kuri conclusion kandi njye nashaka tuza kubivuganya ngaho wahise ukonkiri wabwira abagabo ko bagomba gukorera abagore babo ibyo bintu njyewe ikintu nshaka kubabwira sibyo icyo gihe maze kureba maze kugisoma nese ndeba commentaire ndabizi mwese iyo muri gusoma iyo muri kureba ikiganiro akenshi mujya muri commentaire njye narebye commentaire hariho ama commentaire menshi cyane pe hariho of course nari meza ari positive ariko hariho dukeya nabonye ntago ari duke cyane nicyo kintu kinatangaje tuvuga ibintu ngo njye naherekeje abandi ngo uyu niwe mugore ngo abandi bazi gukora ingo ariko mana njye wanjijije iki ariko mana yo guys ariko koko twemera umuryango upfe kubera ibintu twirirwa tubona ku social media bare abantu bari gukora ikiganiro nka kiriya not only nuko baba bikunuka ko wenda baba ari bafite umuryango mwiza ariko noneho baba banakora content nabibabwiye ngo ntabwo tuzakora ikiganiro cyo gufata ngiye na vije turimo gutongana ngo tubishyire kuri social media ariho ibi biganiro turi kubikora iyo ubashije kubona umwanya wo kubikora ubona n'amafaranga sibyo reka twe gufata ibintu umuntu yakoze of course ntago ndi bahakane ko bakundana pe ntago ko biragaragara ko ari ibintu byiza ni byiza niba iwawe bitameze neza wibifata ngo uhite wumva ko waje uherekeje abandi hari abantu bavuze ngo baje baherekeje abandi amaganya arabica mana yanjye we ikibazo ngewe mfite ni ikihe Wana muri kino gihe gisityo cy'umuryango imiryango myinshi yarasenyotse ibintu byo gusenya ngo ni byinshi ubuzima burahenze harimo abandi bakuze batameze neza no wenda uwo mura nago ndi bwongeye gusubiza inyuma ngo nzane imizindi topic aho none gaturere none se koko nta bantu baba iyo urebye uko ibi wabo bimeze haruza bitandukanye ibintu haruza ari aho ngaho wenda yiganirira ariko agashyiramo commentaire negatifu aho nabyo nyambabwira abantu ibintu biri negatifu mushyira mu mitwe yanyu bigasohoka mu maso no mu bitekerezo no mu ikaramu no muri telefone bigeraho bikimaterializa mu buzima ariko noneho tujye ku rundi ruhande turebe nyine umuntu waherekeje abandi ese niba umuntu afite umugabo utaba mu rugo twese utari n'umwana mubi ahubwo ntaba mu rugo aba ari mu kazi yava mu kazi akajya mu bigari anniversaire y'umwana ni umugore nta nubwo azi n'igihe yanabimenya mu gitondo akabyuka akavuga ati yewe jaza anniversaire mu bya bintu byanyu nibiba muze kugira igeze n'amahirwe arakubwira aho n'umugabo utabibwira umugore cyangwa se umugore utabwira umugabo uwo mugabo naza akavuga ngo aherekeje abandi tuzamubuze kwiexprima ikibazo uwo yakora iki nabisengera ariko kwatura ibintu biri negative mana ngewe simbizi anyway reka nkubwire ngewe mba numva ubonye ikintu cyiza iga kukishimira uriko kuzana amaganya ngewe mbona ariko wa mugani wawe aho yashiriye urundi ruhande ariko reka mutera kibazo ariho nubizana wese gato akandi kantu ngiye kintu nashaka kugeraho ngewe impamvu iki kiganiro numva ikintu numva cyabafasha fata umwanya usubire inyuma urebe mu rugo rwawe neza ariko bibakoreraho ikiganiro ntabwo ibintu biba mu rugo rwawe bigomba gusa nibiba mu rugo rwa Virgile cyangwa se bigomba gusa nibiba mu rugo rwo kwa Pasteur Kanone Antoine Rutayisire cyangwa nabandi icyo dukora ni ukwigira ku bantu beza tukiga imico myiza tukiga ibintu ushobora gutuma umuryango uba mwiza hari ikintu nkunda kuganiraho na Virgile cyo kuvuga ngo buri rugo rugira love language yabo cyangwa se buri muntu nakana kuvuga buri muntu ndetse n'abana buriya muzi ko n'abana bagira love language uburyo yumva yakundwamo bitandukanye n'iby'abandi wowe ushobora gusanga wenda uwo mugabo wawe uvuga ngo ntago ngo nagaguhaye makado izo mpano cyangwa se iki we atari yo love language ariko of course bago afite inshingano zo kwiga love language yawe noneho yamara kuyiga akamenya kuguha icyo wowe ukunda mu rukundo noneho ubwo niba umugabo adakunda guhama impano afite we iyindi love language ye yumva yifuza gukundwamo nawe ukamubaza ngo se wumva wakundwa gute ibyo bintu nabonye ari ibintu byubaka umuryango
ariko twe gufata umuryango wacu ngo kubera ko utameze nk'uwawe kana erega njya nkunda kubibabwira niba Virgile uyu munsi wenda tuvuga afite imodoka y'ijipe n'urugero ntago ariko yatangiye umuryango ameze buri rugo rugira urugendo sibyo urugendo rwanyu ni mubyitwaramo neza muzagira ahantu hakomeye yaba ari iyo mitungo mwifuza yaba ari ibyo bintu byose ku buryo mwumva mugeze muri abondance bisaba urugendo. Reka ngiye mvuge n'ikindi kintu mbwira abasore n'abakobwa barimo kurambagiza muri iyi minsi twebwe twamaze gushaka ndeke imodoka ya padiri banze utambuke tambuka twebwe twamaze gushaka turabanza dushimira Imana ingo yaduhaye abo zimeze neza tubishimira Imana abo zitameze uko babyifuza wenda babisengera ariko wowe muje nurahanga ntujya guhitamo umuhungu ukamuhitamo kubera gushaka umuhungu ufite ibifaranga byinshi ukareba amafaranga ntureba umutima ukareba amafaranga ntureba disponibility nyuma y'imyaka 6 nujya ubona abapostinganye bateteshanyije bagiye ku Gisenyi ku mazi uzajya ugaruka muri commentaire z'ikiganiro cy'abandi bana ngo uze kuvuga ngo waherekeje abandi fata umwanya uvuga ngo ko numva niyo mpamvu ngira ngo dusigaye turyoherwa tubibonye twege tubibona tuba tutibyibuze birajya gusa n'ibyo umuntu yakabaye akora ariko ukanavuga uti byibura hariho n'imiryango ibashi iryoshye ariko uburyo umuryango wabariya uryoha si kimwe nuko simwa ko umuryango wabo uryoha nkuko wa Virgile uryoshye mwishake mu buryo ariko mu muryango wanyu murebe bamenye nibyo bashaka mu muryango erega no kuba mujyana gusenga birahagije erega no kuba mwicara mugasangira mu rugo birahagije erega no kuba hari ibintu byinshi ufite waba thankful for hari ibintu byinshi umva washimira uwo mwashakanye washimira Imana sinzi wenda ariko bamenye no guhitamo ibyo bifuza batazabirogeta ko batabibonye wa muganira n'abasore bareba bino biganiro niba utarahitamo umenya ko ibyo uhisemo uyu munsi nibyo bizakubakireje uzaba warashatse umuntu sore ntago ari ukuvuga yuko abacuruzi bose batavuga indimi uzaba warashatse umugabo cyangwa umukobwa wo mu business woman kubera ko afite ibifaranga byinshi atavuga icyongereza ejo bundi ntihagira abana bagakupure k'abajene kaza hano bagakora ikiganiro mu cyongereza kimeze neza uvuga ngo waherekeje abandi kubera ko umugabo wawe nta cyongereza azi cyangwa umugore wawe ni icara ubanze wibaze ngo umugabo nkeneye mu myaka 5 10 20 ndashaka umugabo uzaba umeze gute nzajya mba nishimiye nzajya numva ndi proud. Twarabibabwiye ko urugo rugira fondation urugo rugira ahantu rutangirira ntago rutangirira mu kirere rugira ahantu rutangirira guys ariko noneho please mumbabarire ikiganiro cya Mpinga Nzima na Rusagara ukirebe uryoherwe kiraryoshye pe n'ibindi bintu byose ureba kuri social media ujye ubireba ubiryoherwe ibyo uvanamo amasomo ubivanemo amasomo ariko please wibipersonaliza ku rugo rwawe nicyo kintu nshaka kubabwira nta rugo rusa n'urundi wikora peste utari peste niba umugabo wawe atagupostinga mwe kubipfa ariko noneho niba unabishaka gupostinga mu biganire Virgile yabivuzeho numvaga byo bivuze muri conclusion mugabo cyangwa umugore ubundi gupostinga umugore wawe cyangwa umugabo wawe hari icyo bigutwaye niba ntacyo bigutwaye bikore kandi nabwo niba utanabikoze niba mutanabibashije kubona umwanya wo kubikora cyangwa se natanabikoze giye kuba intambara ariko noneho niba mutanabikoze bari gukora akantu ka anniversaire nubwo turi kubanga buri rugo rurihariye kwifuriza umugore wawe cyangwa umugabo wawe joyeux anniversaire ni byiza pe none se ubundi utamwifurije joyeux anniversaire mu buryo ubwo ari bwo bwose wabikoramo kumwumvisha ko ari special atandukanye n'abandi bagabo cyangwa abandi utamwumvisha ko niki cyabagi niki byabimaze iki kuburi mu buzima bwe niba udashobora kumwereka ko ari umuntu special mu buzima bwawe nese ni yabatandukaniye n'abandi bantu mufata umwanya ibyo bintu nabyo mu biha agaciro da ako niko kantu ndangirijeho ariko noneho dukomeze twubaka umuryango iki kiganiro ndabizi wowe wakirebye niba wenda wowe nta kibazo wumva ariko ndabizi ko buri wese ari bubane imisomo ntawe utagira isomo buri wese arakuramo isomo ugisangiza n'abandi Virgile yabibabwiye kigirira abantu kigirira akamaro ubundi dukomeze twubaka imiryango iryoshye naho ubutaha reka ngufashe nkanjye nkonkiriwe cyangwa mfata umwanzuro niba ucirira imbwa ukayivana mu bibwana 20 cyangwa 8 nyina yabwaguye wayigeza mu rugo ukayita izina
kugira ngo ive mu gikundi cy'izindi mbwa ibe special. Niba ugura imodoka, abantu bagura n'imodoka bakazita amazina, haya Santa Fe twe twarayise gute. Niba ndetse turebe ikindi kintu ni igikimura. Ejo bundi twagiye gutera ibiti Bugesera, mbwira abajene bango niba ushaka ku giti cyawe mugira na relation, cyita izina ujyuza no kugisura. Ni gute bafasha umukobwa w'abandi mu bakobwa miliyoni zingahe ziri mu Rwanda ukamugeza mu rugo ugashaka kumusanzwisha n'abandi bakobwa. Yagira anniversaire ukumva anniversaire ye yabaye kwa kabiri ni nko kwa gatatu ni nko kwa kane. Ukumva anniversaire ye ni kimwe n'umunsi Rayon Sport yakinnye cyangwa se si ngombwa ko uyiserebura nk'abastari cyangwa se kanaka muturanye. Yiserebure mu buryo bwanyu ariko ureke uwo muntu wawe ya feeling special. Umugabo wawe, umugore wawe yumve ko ari akantu ko kuba nyine afite umukunzi. Okay, see you. Hari ikintu uvanyemo, turabakunda, tubwire muri commentaire. Ariko noneho abagore niba wumva ari akantu ukeneye ko mugenzi wawe amenya, ubanze umwohereza iki kiganiro, uhita unamwoherereza n'icyaro Sagara kugira ngo abone uko yagira inspiration. Si ngombwa kazakugurira, ntabwo twayibonye imodoka nayibonye ngewe ushaka utarakira. Hagari ngombwa ko umugabo wakugura iPhone 16 ariko ashobora kukujyana kuri Hotel Sainte Famille. Aho ngaho nega mwargerega no muntu uza muturanye. Erega mwanakora n'akantu kaga small party mu rugo, mwakora gafete gato mu rugo. Nagari ibintu bihambaye muri quartier muganira ukavuga uti uri special uyu munsi wawe ndawizihije. Umunezero c'est pas une garde d'arrivée. Ntagara ahantu umuntu agera. Like, share and subscribe. Bye. Comment mutubwire uko mutekereza. Bye, turabakunda cyane.